Ndabasuhuje muri uyu mugoroba kuri uyu munsi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2024. Muri iki gitondo mbyutse nsoma ibinyamakuru bitandukanye. Ndagira ngo nshimire abantu mukomeje gukurikira Hey You TV, mukomeje gukora subscribe, abantu mukomeje gukora like, ndetse n'abantu mukomeje kuduha comment ku biganiro. Tubibutsa ko iyi channel ntabwo yashyiriweho ibiganiro cyane, ahubwo mu minsi mike turaza kuba kubita filme nziza y'igitangaza. Uyu munsi rero mbazana inkuru y'umukobwa witwa Muheto Divine cyangwa se Nshuti Muheto Divine, uheruka gutwara ikamba rya Miss Rwanda 2022. Uyu mukobwa kandi akaba ni nawe wasoje iryo rushanwa rya Miss Rwanda, cyangwa se akaba ni mukobwa iryo rushanwa ryacumbikiweho. Uyu mukobwa yigeze kuba muri Miss Rwanda ndetse binatuma yegukana imodoka nziza ya Hyundai iri mu ibara ry'umutuku. Uyu mukobwa aho aherewe ikamba rya Miss Rwanda yakomeje gukora inshingano ze nk'ibisanzwe nk'izo ba Miss Rwanda bakora, ariko kandi mbibutse ko uyu mukobwa Nshuti Muheto Divine akaba ari umukobwa umwe mu bakobwa beza cyane, kandi akaba ari umwe mu bakobwa irushanwa rya Miss Rwanda yatumye rivugwa cyane. Uyu mukobwa akaba ari nawe mukobwa irushanwa rya Miss Rwanda twavuga ngo ryahagarariyeho cyangwa se ryacumbikiweho cyangwa se ryasubitswe kubera uno mukobwa n'izindi mpamvu zitandukanye. Atari we gusa yabaye intandaro yo kuba Miss Rwanda yahagarara mu mwaka w'ibihumbi 2022, igihe byari bimaze kitari gito rwose. Miss Rwanda yahaga ibyishimo abanyarwanda, ndetse kandi Miss Rwanda yari imwe mu bikorwa bitegurwa biga publishing cyangwa se bikamamaza umwana w'umukobwa cyangwa se bikazamura iterambere ry'umwana w'umukobwa. Uyu mukobwa rero umugoroba wakeye nabyutse nsoma ibinyamakuru nsanga uyu mukobwa ibinyamakuru byinshi byamwanditseho BTN, TV1, RBA, igihe bamwanditseho ko uyu mwana w'umukobwa yakoze accident, ndetse byavuzweho n'umunyamakuru Chita Magic na Kazungu ka boss uzwi kuri Instagram cyane. Hanyuma na polisi y'u Rwanda ku giti cyayo yaje gutangaza itangazo rivuga ko uyu mukobwa Nyampinga w'u Rwanda 2022 kugeza ubu nta wundi mukobwa uramusimbura. Uyu mukobwa aracyafatwa nka Nyampinga w'u Rwanda 2022, ariko tugeze muri 2024. Uyu mukobwa kandi akaba ari umwe mu bakobwa bakomeje kugaragaraho imyitwarire itari myiza yo gutwara banyweye ibisindisha, aho uyu mukobwa atari inshuro ye ya mbere afatwa cyangwa se akora accident yasinze. Uyu mukobwa inkuru ye yababaje abantu batari bakeya cyane ko uyu mukobwa yakaba yafatwa nk'icyitegererezo mu Rwanda cyangwa se nk'icyitegererezo mu bandi bakobwa, of course nk'umukobwa uhagarariye abakobwa mu bwiza mu baba abanyarwanda. Iyi nkuru kandi ikaba yababaje abantu batari bake rwose, uretse ko tutanareka no kuvuga ko hari benshi nanone yashimishije. Ubwo ndavuga ngo ni babandi babanzi be cyangwa se babandi batabura kuvuga ngo awa, cyangwa se batabura n'ibindi bintu byinshi bavugaho, cyane ko uyu mukobwa Miss Rwanda 2022 ishimwe Nshuti Muheto Divine yagaragaweho mu nkuru nyinshi zitandukanye, aho ari we mukobwa wafatishije uwo twakwita Prince Kid cyangwa se Dieudonné Ishimwe, umwe mu bateguraga igikorwa cya Miss Rwanda cyangwa se bari bahagarariye Miss Rwanda. Akaba yarafashwe mu gihe yari ari mu rukundo n'uwabaye Miss Rwanda 2017 uwo bita Iradukunda Elsa. Akaba ari umukobwa mwiza, muto, w'uburanga kandi w'ubwenge, wagaragaje ubudahangarwa cyangwa se wagaragaje urukundo rudasanzwe. Benshi bafata nkaho ari intwari mu rukundo cyangwa se ari role model mu bakobwa beza kandi bazi gukunda kandi bahagarara ku mahame y'urukundo rwe. Uyu mukobwa kandi Iradukunda Elsa mu gihe gitoya rwose kitatinze, mu gihe Prince Kid yari ari muri ibyo bibazo byose byo kuba afitanye ibibazo n'abantu benshi, cyane ko Prince Kid yashinzwaga ibyaha bitandukanye cyangwa se yavugwagaho ibintu bitandukanye.
birimo gutanga happiness cyangwa se birimo kwifashishwa imvugo yifashishijwe cyane yitwa happiness ku bakobwa bose cyangwa se abakobwa bamwe na bamwe bari muri Miss Rwanda. Nyuma y'igihe gitoya Prince Kid afashwe nibwo hatangiye kuvugwa urukundo rwe n'uyu nguyu Ishimwe cyangwa se Iradukunda Elsa ndetse na Ishimwe Dieudonné. Abangaba kandi kugeza ubu kubera ibintu bitandukanye cyangwa se impamvu zitandukanye zirimo na Muheto Divine cyangwa se impamvu abenshi bafata nka Muheto Divine ko ari imwe mu mpamvu zatumye uyu musore cyangwa se Miss Rwanda, irushanwa rya Miss Rwanda risubira hasi cyangwa se rihagarara. Mu gihe kitari gito bahise berekana ko bakundana cyane biri official ubwo Prince Kid yavaga muri gereza cyangwa se yavaga mu maboko ya polisi, yahise akora civile byihuse ndetse akora na mariage bidakwiyeho ko yaragikurikiranwa n'inkiko. Mu gihe yaragikurikiranwa n'inkiko ngira ngo yakoze ubukwe n'uyu nguyu Ishimwe asa, ibintu byababaje abantu benshi cyane harimo na bamwe mu bagize itsinda rya Miss Rwanda nubwo bagiye babihakana cyane. Gusa uyu nguyu Ishimwe Dieudonné ndetse na Miss Muheto Divine bafitanye amateka navuga ngo ntabwo ari meza cyane, ko kugeza ubu utapfa gukura mu mitima y'abanyarwanda ko Divine uyu mukobwa mwiza ufite uburanga bumeze gutya atari we waba yarabaye intandaro yo kugwa cyangwa se kujya hasi kwa Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid, abenshi bazi ku izina rya Prince Kid wayoboye Miss Rwanda igihe kitari gitoya. Hanyuma twigarukire tuve mu nkuru z'urukundo cyane cyane zitanatureba zanarangiye twigarukire kuri inshuti Muheto Divine. Uyu mukobwa hari benshi bifashisha iriya nkuru twari turiho tuvuga, niyo mpamvu twayizanyemo hano, iriya nkuru ya Ishimwe Dieudonné ndetse n'urukundo rwe. Hari benshi bavuze ngo awa nabone, hari benshi bagiye bandika ibintu bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bagiye bashyiraho amarangamutima yabo cyane cyane ko hari ibintu byinshi bashingiraho bavuga ko uyu mukobwa nyine nawe nabone niyumve, reka turebe ko leta ihana, reka turebe ko leta itarobanura. Ibyo ngibyo bamwe bakaba bagiye babivuga mu buryo butandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo Twitter, Instagram ndetse na TikTok, aho abanyarwanda cyangwa se abantu bakurikira bya hafi na hafi inkuru zo muri showbiz cyangwa se muri entertainment yo mu Rwanda, aho bagiye berekana amarangamutima yabo. Gusa icyo nabatangariza nuko benshi nibo bababajwe n'iyi nkuru. Nuvuga ngo abashimishijwe n'iyi nkuru ni bake cyane ugereranyije n'abantu bababajwe n'iyi nkuru, kandi koko birababaje kubona umwana w'umukobwa mwiza mutoya gutya uvuka mu muryango wifashije wifite, nawe afite amahirwe 100% abandi bana badafite yo kuba bagira aho bagira ndetse bakaba ijwi rirerire rivugira abandi. Kubona agaragara mu bikorwa nk'ingibi biteye isoni. Abantu bagiye bagaragaza amarangamutima yabo bavuga se ngo wakeka ko uyu mwana yakwitamo y'ibikoresho, abandi bagenda bandika uyu mwana w'umukobwa yangirijwe na Mutesi pardon, sinzi abantu benshi bagiye bavuga ibintu bitandukanye cyane comment zari nyinshi. Gusa uyu mukobwa kandi nabwo yangije ibikorwa remezo, yangiza amazu. Ubwo rero urumva ko uko byagenda kose uyu mukobwa reka tumurekere ibijyanye n'amategeko, abanyamategeko bakora akazi kabo, cyane ko uyu mukobwa akomeje kugaragara ni inshuro ya kabiri agaragaye atwara ikinyabiziga yasinze, kandi bikaba ari ibintu bitagaragara neza cyane ko tuzi twese ko hari abantu benshi bakomeye, abayobozi batandukanye bagiye bafatwa n'uyu mutego wo gutwara ikinyabiziga basinze hanyuma bakisanga baguye mu mugozi cyangwa se baguwe mu gufungwa. Ibihano byabafashe bitewe nuko batubahirije ibyo umunyarwanda wese yakabaye yubahiriza, byo ndavuga ubwo kudatwara ikinyabiziga wasinze icyo ari cyo cyose. Uyu mwana w'umukobwa kandi nabwo arashinzwa ko bamwe mu bakomeje kuvugwa nk'uko Chita Magic yavuze mu kiganiro cyatambukije gitoya cyane, avuga ati uyu nguyu Nshuti Muheto Divine yagaragaye akora agonga yangiza ibikorwa remezo kandi yabyangije adafite
n'uburenganzira bwo gutwara ikinyabiziga. Ubwo no kuvuga ngo uyu mukobwa niba koko icyo cyangombwa atafite cyo gutwara ibinyabiziga, ubwo twavuga nka perime cyangwa se provisoire, kimwe muri ibyo, birashoboka cyane, dore ko iyo nkuru ikimara kuvugwa yababaje abantu benshi batandukanye, ndetse kandi usibye no kuba yababaje abantu benshi batandukanye, nawe ubwawe wicaye mu rugo ukareba ifoto y'umwana w'umukobwa, ukareba ubwiza, ukareba amahirwe afite y'ubuzima, ukareba imyaka ye, ukareba uko angana n'uko asa, ndetse ukareba n'aho avuka, uyu mwana w'umukobwa ntago yakabaye akora ibi bikorwa rwose, ntago yakabaye abikora. Nyabuneka ndagira ngo mbasabe turinde abana bacu kunywa cyane, tunywere hanyuma dufatanye kubaka igihugu cyacu, twirinda kwangiza ndetse no kwangiza ubwonko bwacu, cyane ko ibiyobyabwenge ari bimwe mu bintu byangiza abantu mu mitwe, ndetse abenshi bishobora kubatera kwiyahura, cyangwa se bigashobora kubatera kubura amahirwe y'ubuzima bwabo burundu. Ngo ndavuga ngo ni ukwangiza reputation yabo ku giti cyabo, kandi babigizemo uruhare. Hanyuma rero uyu mukobwa Muheto Divine twaje kuvumbura ko usibye no kuba yarabaye Miss Rwanda wa 2022, kugeza ubu hakaba nta Miss Rwanda wundi uraboneka ngo amusimbure uyu mukobwa, bivuze ngo aracyari Miss Rwanda. Abantu benshi rero bakomeje kuvuga ngo uyu mwana impamvu ashobora kuba yigira gutya, umwana impamvu adahanwa, n'ukubera ko afite papa we ukora cyangwa se uba muri Paris, uretse ko ibi